natinze guteka kubera akazi kenshi n'abagize nta kibazo wamara nsigaye ninda guteka umwana. Kubera iki? Akuteka ari uko ugeze hano? Nsigaye mbigerageza. Abona uzi guteka nta kibazo tu. Mbigerageza gakeya. Umva hano bavuga tugende. Kubera iki? Byinjizemo ariko dutekere mu nzu. Habaye iki? Gira vuba ko. Nikosha. Nimwe mwahumuje umuhumuro numviye pfiriya. Aya nameza ngahesha. Reka. Amezi ntarenzane ntagiye kuba 5. Nyine boss nyine nakubwiye ko nyine nta mafaranga afite ariko nakaze byabaye. Izi nzu gira ngo ntabwo nzisorera. Kuva amezi wishyuye sabiri wagezemo. Oya iki kimamiro kiranyereka yuko umuhumuro numviye hari ahepfo hari uwahanga. Nyine kimamiro nyine n'abaturanye baturanye. Winjiye mu nzu ukubwiye yuko utazatekera mu nzu utazateka nagare cyanjye nene oya kumvikana umuhumuro bundi nturutsara hepfo numva warurihe ko numva ari uwibi ngibi sinza abaturanye batetse no kuri rwose bebera shaya umva girayo kwa igera taka nje oya reka ya inka gitara turi gasore niko ubundi sha hano mu musiga mwana hagize mwirogi ya nanjye nkayibona impamvu mutanyishyura oya sinjyumva ubu ngubu ibi biryo nta munyu urimo nta mavuta twavuganye ngo utisha oya nje ntabwo mbyumva ya maze umunyu n'utabara n'amabati aya mavuta mamutetera nabikubwiye ko nuramuka utetse amavuta n'umunyu uzatumvira mu nzu ntabwo nje mbyumva pe oya ko mbyumva uze anga kuyu munyu ya nkabona sha none impamvu atanyishura ya niko sha kumbi barakaranga ibintu nari gutya umunyu w'amavuta ibikigana batekeye mu nzu amabati atobotse reba tebera ubuse umva kwanza izi ndani zo zituma atanyishyura umva Mama uzi bibaye umusazi winjiye hano mu nzu yacu siko byabirwa nabyo arimo kubirya mwana umusazi ngo ndabari ngo n'umusazi nyaboki hejuru y'inzu yanjye uno musenza atawe nta mafaranga yanjye umva nje ntabwo mbyumva sizi ndakwaza ubuzira zabite kwanza nje ntabwo ngewe nabyihaganiye ubundi izi ndaziza